Sir Charles Spencer Chaplin wamamaye cyane nka Charlie Chaplin, benshi mu Rwanda mwamenye nka Shariro, ni umwe mu banyabigwi babayeho mu mateka y'uruganda rwa filime ku isi. Ibi akaba bikesha imikino isetsa cyane izwi nka The Trump yacishaga ku mateleviziyo, igafatwa nk'imwe mu mikino yamamaye cyane mu gihe hari hagezweho filime zidakoresha amajwi. Ushobora kuba warabonye filime nyinshi za Shariro, ariko si uribuka ubuhanga yakoreshaga mu mikinire ye. Muri iyi video tugiye kugaruka ku bintu 10 bitangaje utigeze umenya kuri uyu Mwongereza uri mu bakomeye babayeho mu ruganda rwa filime ku isi. Ariko mbere yuko dukomeza, kora like na subscribe kugira ngo ujye ubona n'izindi video nziza nk'izi byoroshye. Shariro yaciye mu bihe bikomeye cyane ubwo yari umwana. Shariro wavutse mu 1889 abyarwa na Hannah Chaplin ndetse na Charles Chaplin Sr. Nubwo ababyeyi be batigeze bakora divorce, ariko baratandukanye mu 1891 ubwo Shariro yari afite imyaka 2 yonyine. Mama we yaje kurwara indwara yo mu mutwe ya psychosis, bituma ajyanwa mu bitaro by'abarwayi bo mu mutwe. Ibi byatumye Shariro n'umuvandimwe we bajyanwa mu kigo cyigisha abana biga babamo, ariko naho bakabatoteza cyane. Papa wa Shariro yaje gupfa afite imyaka 37 yonyine bitewe n'ubusinzi bukabije, akaba yaragiye nta n'ikintu na kimwe afashije abana be. Shariro yakize cyane byihuse. Mu 1914 nibwo Shariro yakoze filime ye ya mbere. Nyuma y'umwaka umwe wonyine ahita asinyira kompanyi ya SNA yamuhaga $150 by'amadolari ku cyumweru, kongeraho n'ibindi $10,000 nka bonus. Nyuma y'undi mwaka asinyira ibindi $10,000 ku cyumweru na bonus $150 by'amadolari. Mu 1918 Shariro yafatwaga nk'umwe mu bantu bakize cyane, ari nako umutungo we wakomezaga kwiyongera kuko yaje no gusinyira andi masezerano ya miliyoni y'amadolari. Nyuma ni nabwo yaje gushinga ikigo cye cya United Artists, nacyo cyinjizaga gatubutse cyane muri icyo gihe. Shariro yari n'umuhanzi w'indirimbo. Benshi bamuzi muri filime ze zamenyekanye cyane nka The Kid, City Lights ndetse na Modern Times, ariko burya ari n'umuhanzi ukomeye w'umuziki aho yazandikaga ndetse akaziha injyana. Shariro yatangiye gukunda umuziki ubwo yari akiri muto, ari nabwo yatangiye kwiga ibikoresho by'umuziki nka piano, violin ndetse na cello. Shariro utarigeze yiga ahantu na hamwe ibyerekeye umuziki, abifashijwemo n'abandi bahanga mu muziki, yakoresheje kimwe mu bihangano bye muri filime yise Limelight. Yaje no guhatanira ibihembo bikomeye bya Oscar. Shariro yashyingiranywe n'abakobwa b'abangavu 3, kandi bose bari munsi y'imyaka 18. Shariro wari ufitiwe igikundiro cyane cyane n'abakobwa, yashyingiwe 4 zose n'abagore aruta, ndetse 3 muri bo bakaba bari abangavu bari munsi y'imyaka 18. Mu 1918 yashyingiranywe na Mildred Harris wari ufite imyaka 17 icyo gihe. Nyuma y'imyaka 2 gusa baza gutandukana. Mu 1924 yaje gushyingiranywa na Rita Gray wari ufite imyaka 16 icyo gihe, nawe baza gutandukana mu 1927. Mu 1943 ubwo yari amaze gutandukana na Paulette Goddard, Shariro yashyingiranywe na Ona O'Neill wari ufite imyaka 18 icyo gihe, ari nawe babanye kugeza yitabye Imana. Shariro ntiyakundaga filimi zifite amajwi. Shariro yakundaga filimi zerekana ibikorwa by'abakinnyi gusa nta magambo akoreshejwe. Ni kenshi yagiye yanga gukoresha tekinoloji zari zigezweho icyo gihe kubera ko yatinyaga ko filimi ze zishobora gutakaza umwimerere wazo ugereranyije n'uko zari zisanzwe zimeze. Ariko nyuma yaje kugerageza none zifite amajwi, aho yatangiye gukora filimi ziherekejwe n'inanga z'umuziki, akaba ari nazo benshi twamenye. Aha noneho nibwo yatangiye kwimarira muri filimi zifite amajwi, harimo na Great Dictator yo mu 1940 yaje kwamamara cyane. Shariro yari wa muntu uba ushaka gukora ikintu cyose kandi neza, perfectionist. Nubwo Shariro yamenyekanye cyane nk'umukinnyi w'umuhanga kandi ufite impano ikomeye, buri gihe yahoranaga akantu ko gukora neza ibintu byose. Ibi byanatumaga akora byinshi biruta ibyo yagakoze kubera ko yitaga kuri buri kantu kose kandi akumva ko nta wundi wabikora neza kumurusha. Nko muri filime yise City Lights yasubirishijemo umukinnyikazi wa filimi Virginia Cherry amagambo 2 inshuro 342 zose, ashaka habivuga neza nk'uko abishaka. Shariro yashinjwe kenshi kuba umukomuniste. Mu buzima bwe, Shariro yashinjwe ibihuha byinshi, harimo no kuba yari umukomuniste. Muri ibi bihuha byamamaye cyane, yashinjijwe kuba umukomuniste ndetse n'uko yabashyigikira abasoviyete. Ibi byari mu gihe cy'intambara y'ubutita hagati y'abasoviyete ndetse na Amerika. Ibi byaje no kumwangiriza izina bikomeye cyane.
Shariro yirukanywe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cy'imyaka 20. Shariro yari amaze imyaka igera kuri 40 yose aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ntiyigeze yaka ubwenegihugu. Nyuma ya role yaje gukina muri filimi yise Modern Times, byaje gukekwa ko yaba ashyigikiye abakomuniste bari bahanganye na Amerika icyo gihe. Ibi byaje gutuma bamushyiriraho abagenzacyaha ba FBI ngo bamukurikirane, ndetse bamwe mu basenateri bamusabira gusubizwa iwabo mu Bwongereza. Mu 1952 ubwo yari agiye kumurika filimi yise Limelight mu Bwongereza, yagerageje kugaruka muri Amerika baramwangira, bituma we n'umuryango we bafata icyemezo cyo kwimukira mu Busuwisi. Yaje kongera kwemererwa kugendera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'imyaka 20. Mu 1972 ubwo yanahembwaga igihembo cy'icyubahiro cya Oscar kubera akazi gakomeye yakoze mu ruganda rwa sinema. Umurambo wa Shariro waribwe. Mu 1977 ubwo yari afite imyaka 48 nibwo Shariro yitabye Imana azize indwara ya stroke Emmanuel de Ban mu Busuwisi. Nyuma y'umwaka amaze gushyingurwa mu irimbi, abajura babiri bibye isanduku yashyinguwemo ndetse n'ibisigazwa bye birimo, maze babikoresha bakuwahoze ari umugore we agera ku bihumbi 600 by'amadolari nk'ingurane. Ariko nyuma baje gufatwa ndetse n'ibisigazwa bye birongera birashyingurwa, ariko imva ye barayubakiye bikomeye ku buryo nta wundi mujura wongeye kuyivogera. Nyuma yo kwitaba Imana kandi, inzu ya Shariro iherereye Emmanuel de Ban mu Busuwisi yahinduye inzu ndangamateka kugira ngo basigasire umurage we. Iyi nzu ikaba yarafunguwe mu 2016. Ese we niki kigutangaje utaruzi kuri Shariro? Reka turebe icyo utekereza hasi muri comment section. Ushobora kandi gutanga igitekerezo cy'undi muntu wumva twavugaho muri video itaha. Ntiwibagirwe kandi gukora like na subscribe kugira ngo ujye ubona n'izindi video nziza nk'izi byoroshye. Amahoro.